papa nyambo kuri guhunga uri kwirukanka uri guhisha iki wambwije ukuri ibintu urimo ntago mbyumva abantu uri kwishyura amafaranga nayiki umuntu uri guhiga ninde ye ntago ndi kubyumva papa nyambo hagarara umbwize ukuri nukuri ko Imana niba udashaka kudushwana hagarara umbwize ukuri menye aho ndi menye ikipe ihanganye nindi kuko ibyo ngibyo ntago mbizi ariko nizere ko atari Jane umuntu uri gukurikirana kandi ndi kugukeka papa nyambo ndi kugukeka reba nukuri ko Imana buri gihe kukiyo ntangiye kumera neza ibintu byose uhita ubyangiza kukiyo ntangiye kwishima ibintu byose uhita ubizana ukabishyiramo akaduruvayo aho ngaho rero papa nyambo we yakomeje kugenda ndetse nyambo nawe yari ari kubumva ibintu bari gushwanira ahita aza nyine ahita avuga papa ntago mbyumva ubundi muri gupfa iki we na mama muri gupfa iki izi ntambara ntago mwarika tukazirangiza nari nzi ko byibura kuba Jane yaje hano amahoro agiye guhinda muri uru rugo mama yari yatangiye gutuza ubundi uri mu biki ngo ibintu umuntu uri kwirukankaho n'indi umuntu uri gutangira amafaranga ngo bamuhige ngo bashake ngo haturuka ngo n'ibiki byose n'ibyangombwa bimuranga n'indi uwo muntu ninde papa mutubwire ureke papa nukuri ko Imana kakavuyo kari hano turakarambiwe ibintu byo kwirirwa ngo n'ibiki papa vugisha ukuri twakubwiye ko nta kindi kibazo gihari hagati yacu na Jane nta rundi rwango ruhari ahubwo uri gufuha ufuhishwa n'ubusa ufuhishwa umuntu uramufuhira kuba wenda tumwitayeho yego tumwitayeho kuko afite umwana nibwo kimara gukira ntabwo nyine arisuganya neza byakaminoga tugomba kumwitaho ntabwo ari uko tutagukunda papa ntabwo sinzi impamvu buri gihe uba wafuhereye uba wumva ko nyine hari ibindi bintu Jane aguhisha isi nibiki aguhisha isi ubundi nibiki ubundi njye ntabwo ndi kubyumva igorata nyambo natubwire ubundi niki papa nyambo nihanganiye kugurisha umwana wanjye mbana nako kababaro kugeza ubu ngubu kugeza n'aka kanya nyicuza nkigira ute buri gihe cyose muranicuza ko natanze umwana wanjye ari wowe ubiteye papa nyambo nawe yisaza n'umujinya mwinshi aravuga ati ariko yutinyuka ukavuga ngo nagurishije umwana wanjye ukeka ko njye namugurishije kuko mbishaka ukeka ko njye kumugurisha ayo mafaranga nayariye njyenyine cyane yakoresheje njyenyine twagurishije umwana umwe ariko kugira ngo dutabare undi ni wowe twatabaraga njye nayahe mahitamo yandi nari mfite ni iki kintu nari gukora none rero yo wicara ukaza ukavuga ngo nagurishije umwana we ntiwari ubifitemo uburenganzira nagiye kubikora ntabikubwiye ariko papa nyambo ntabwo wabimbwiye kuko njye waraje urambwira ngo wabonye umuntu ugiye kutugurira umwana wamfatiranye na situation nari ndimo wamfatiranye n'agahinda nari ndimo kandi icyo gihe ntabwo wabanje kungisha inama wowe waje umbwira ngo nabonye abantu bari butugurira umwana bakaduha amafaranga kugira ngo undi mwana wacu arokoke njye icyo gihe ntabwo narinzi ibintu byanyabyo ntabwo narinzi ikipe ikira n'indi wowe waraje umfatirana na emotion nari mfite utunyumvisha ko tugomba kugurisha umwana kugira ngo iki mama ntabwo ibyo ngibyo ari byo biri gukemura ikintu hano nta kintu biri gukemura aha ngaha ibyo mwakoze mwarabikoze niba ari umwana mwagurishije mwaramugurishije ibyo ni uburenganzira bwanyu ibyo nta nubwo njye bindeba nta nubwo njye uwo mwana nanamuzi ariko ikintu cya mbere hano dukwiye kumenya ntabwo dukwiye gushwana buri munsi ntabwo dukwiye guterwa nawe ngo twitere niba umwana yarabuze nyine yarabuze yego ndabyumva n'amakosa yanjye kuba nari ndwaye ese ubundi yo mundeka ngapfa nibaho kugira ngo mujye muhora mwicuza buri munsi ese mama mukeka njye bo mbyakira ne buri munsi kumva ngo mama ari kurira ngo kubera umwana we wabuze mama ari gushwana na papa bari gushwana kubera ngo umwana we wabuze uwo mwana we yabuze ngo kugira ngo mukunde mu ntabare ese ubwo njye mumva nabyakira ese ubwo mwumva ntumva ko nyine ari njye nateje ku gahinda kose mwumva mudatuma nicira imanza cyane no ku bintu nanazi papa nukuri ko Imana ibintu nanjye birambangamiye ibi bintu birandenze kwirwa buri gihe muhora buri mwacira undi manza buri mwe yarira buri mwe atonganya buri mwe agira ute ibyo bintu nukuri ko Imana nanjye biba bimbangamira mama mutuma muhora nicira imanza nkumva ko nyine ngo ubundi byibura nakabaye narapfuye cyangwa se ndiho kuko mushiki wanjye cyangwa se mukuru wanjye yanyitangiye ibyo bintu nukuri ko Imana nanjye biba bimbangamiye ariko papa ntabwo ibintu twakakwiye kwirirwa dushwana aha ngaha urabona mama yaramaje gutuza urabona mama yaramaje kwiyakira Jane niwe muntu wari utangiye kumugarura ibyishimo none nawe bidahagije uri kugenda ujya gushaka amakuru hirya no hino ngo kunde ngo ugaragaze ko ngo uri gushakisha ngo amakuru ngo hari umuntu gushaka kuba yakwata ku muryango ngo ibiki n'ibiki papa ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa ikintu cyangombwa akakanya nuko dukwiye gushaka ibyishimo ese
papa ubundi wumva ko Jane aramutse abimenye we kuri kumushakisha amakuru wiyumva ko yabyakira ate? Wumva atahita ava hano? Aramutse avuye hano wibagije buri gihe buri mugoroba buri manywa buri joro buri gitondo amarira mama yirirwaga arira, none amajije gutuza ibyo ntabwo ushaka kubyakira, urashaka kongera kugarura amarira muri uru rugo. Ku rundi ruhande rero twagarutse kwa Eme ndetse na Jane bicaye ahantu nyine mbara ahantu, noneho Eme aramubwira ati rero ndakeka burije se ubu ngubu ntitwataha. Noneho Jane aramubwira ati yigo pe cyane ngubu n'umwana wanjye arankumbuye ngomba gutaha hakiri kare byanga binuka kuko ngomba kugera mu rugo nyine hari riga nubwo bwose wenda mafata nko mu rugo ariko ntago ari mu rugo, ngomba rero kujya mpagerera ku gihe cyane ko nabonye ko uriya mugabo papa Nyambo ari seriye byahatari, ari seriye ku rwego rwo hejuru, rero biragoranye ku buryo kuko kumva ko nahita wenda najya ntagiye nishakiye cyane ko mbona ashobora kuba yabigira impamvu kandi abigize impamvu bishobora gutuma wenda ashwana na mama wa Nyambo, kandi ntabwo byaba ari byiza no kuri kw'Imana. Ngomba gutaha hakiri kare rero. Noneho rero baragiye baramuka ati rero reka ngiye nkugeze mu rugo, nkugeze wenda mu rugo. Noneho Jane aramubwira ati ujye ntabwo ari ngombwa nakwijyana no kuri kw'Imana, natega moto ntabwo ari ngombwa cyangwa atega taxi voiture. Noneho aramubwira ati huye ariko usigiye gutega moto cya taxi voiture ndi hano mfite imodoka nta kibazo, twari turi kumwe wenda ntabwo wenda twari duhuje umugambi wenda ngo usanze hano cyangwa se duhuriye hano, ariko ntabwo kugeza mu rugo nta bintu birenze, nta bintu bigoye cyane ko n'ubundi nanjye wenda ndi mu nzira n'ubundi ndahita nahajya mu rugo ntabwo bigoye. Noneho Jane aravuga ati okay nta kibazo ngaho basi tubigire tuvuge tugenda nyine byaba ari byo byiza. Noneho bagiye rero barajya mu modoka, noneho aramubwira ati ko se wari umeze ute mu buzima busanzwe? Jane aramubwira ati nari meze neza ndashima Imana. Noneho aramubaza ati se umwana ameze ate? Aravuga ati umwana ameze neza nta kibazo, ibintu bimeze neza. Muri business se ho bimeze bite? Jane aramubwira ati ko siko numva ufite ibibazo byinshi no munsi, ibintu byose bimeze neza. Noneho Nyambara avuna ko aravuga ati uya nta ibibazo ngomba kubigira kuri wowe kuko mba nkwitayeho. Noneho Jane aramubwira ati aha unyitaho se mu buhe buryo? Noneho aramubwira ati oya ntabwo kwitaho ntabwo ari ngombwa ngo wenda ngo bibe mu buhe buryo cyangwa mu buhe byanga binoga, uri umufamiliye rero mba ngomba kukwitaho nk'uko nyine nakwita no kuri Nyambo. Noneho cyane noneho iyo bigeze kuri wowe mba numva nyine nakwitaho by'umwihariko. Noneho Jane aramubwira ati by'umwihariko si ubwo ushatse kuvuga iki, ushaka kunyitaho by'umwihariko gute birenze uko nyine kuba untwaye mu modoka yawe, kuba wenda rimwe na rimwe ujya umpari ifite wenda ibintu bitameze neza, kundi kunyitaho nyine ni nk'ukuhe. Noneho ntuza aramubwira ati nyine ngiye mba numva nshaka kukwitaho cyane nk'umuntu agiye kuvuga nk'umuntu. Rero hari umuntu wese ahamagara asanga ni nyirakuru, aramubwira ati nyogoko bimeze bite? Noneho nyirakuru aramubwira ati none se urataharya ari mwana wanjye ko utigeze umbwira amakuru se ya wa muntu byagenze bite, hari ikintu waje gukora? Noneho nyine aravuga ati oya nyogoko reka nze ndaza kukuvugisha. Noneho Jane aramubwira ati oya muvugishe nta kibazo muvugishe. Noneho nyirakuru avuga ati none se kutambwiye twa tuntu wadukoze byagenze bite? Ubwo ngubwo rero yanamusizeho parireri, kandi birashoboka ko ibintu ari kuvuga ari bya bindi bigeze kuvuga nyine bigeze kuba ari kumwe na nyirakuru bari kuvuga, ari kumubwira ukuntu yazajya gutereta Jane nyine. Noneho nyirakuru ari kumubaza ati se byagenze bite? Noneho akamubwira ati waritse nkaze kukubwira n'intaha. Noneho nyirakuru akamubwira ati ushobora gutaha nasinziriye kandi ayo makuru ngomba kuyumva nta kuntu ntayumva, ahubwo mbwira byagenze biteye se agiye kuvuga Jane nyine. Nuza ahita kupa. Noneho Jane aramubwira ati kuri gukupa nyogokuru wawe kandi numvaga afite ibintu byinshi byo kukubwira. Nyogokuru yarongera ahamagara aramwihorera.
aramwihora aravuga ati ndaza kumubwira n'ubundi nese ko n'ubundi ngiye gutaha ni ibintu ashaka ko tuganira nyine n'utuntu nk'utwo twose tuba twaganiriye abashaka kumbaza ibintu byinshi kandi aka kanya nyine byaba byiza mbimusobanurire ngeze mu rugo ariko numvaga byanga bino hari umuntu ari kukubwira hari umuntu ari kuguciraho amasiri imara avuga ati ibyo tubyihorera ahubwo dukomeze twiganirire noneho bagiye neza nyine ako kanya nyine bari bageze hafi yo mu rugo jene namuga ati hoya ntese ko n'ubundi ngeze mu rugo ubwo nyine tuzaganira ubutaha nta bintu byatanje nyine ubwo wenda tuzahora ubutaha noneho imahita avuga ati mana yanjye si kuki amasaha aba yihuse noneho jene namuga hakusi n'ibiki biri kukubaho kuki amasaha ari kwihuta gute ati noneho imara avuga ati numvaga nyine nyine ko dukomeza tukaganira jene namuga ati hoya tuzakomeza tuganire nta kibazo pe n'ubu bahita batugarura ku rundi ruhande rero kwa mama Nyambo ndetse na Nyambo na papa we baracyari gutongana n'ukuri mama Nyambo ari kuvuga ati kuri kw'Imana mugabo wanjye reka nkubwize ukuri ibi bintu biba biri kumbabaza ibi bintu biba biri kunshengurira umutima ntabwo ibintu byumva gute ubundi tuzajya duhora dushwanira gutya n'ukuri kw'Imana ibintu niba birimo Jane niba ari Jane uri gushakisha uri guhiga n'ukuri kw'Imana ndakwinginze mbabere ubishyire ku musozo bakiri aho ngaho rero nyine nibwo Nyambo yahise avuga ati byanga binoga hari imodoka numvishe kandi iri kuza hano mumbabarire ibi bintu muceceke tuzabisubiramo ejo aka kanya twigire nkaho nta kintu cyabaye uwo nguwo ashobora kuba ari Jane utashye byanga binoga ashobora kuba ari nk'imodoka ya taxi voiture imuzanye cyangwa se ari indi modoka imuzanye rero ndabinginze ibi bintu mureke tubisoreze ahangaha n'ukuri kw'Imana ndabinginze mumbabarire kuko Jane abimenye byaba ari ibindi bibazo yumvishe kare kutubangamira murabizi ubushize yaragiye rero mumbabarire noneho mama Nyamba ahita abwira papa Nyamba aravuga ati making sure ko bino bintu Nyamba nako Jane atabimenye ukaramutse abimenye n'ukuri kw'Imana ndakurahiriye ntitaye kugiye tumaranye ntitaye ko dufitanye umwana nanjye nazava hano njyanye na Jane n'ukuri kw'Imana ndabigusezeranya ndabikubwiye kandi niko kuri ubwo rero nyine mama we Nyamba yise avuga ati mama cicika ibintu tuzabisubiramo ejo mbabarira tuzabisubiramo ejo ku rundi ruhande rero twagarutse kuri kwa Nyambo n'ubundi na kwa Jane ndetse na Yeme imara avuga ati n'ukuri kw'Imana numvaga nyine nkikeneye ko tuganira ariko reka noneho nta kibazo hari akantu nakuzaniye sinzi niba nakaguha nta kibazo Jane aravuga ati why not si wakanzaniye ahubwo se wari ugiye kugatahana ute kandi ari njye wakazaniye noneho Yeme aravuga ati huya nari mbizi ko n'ubundi ndibuka bwo ahubwo nuko nashaka kugira ngo mbanze kubaza nyine niba nta kibazo noneho Jane aravuga ati ubwo nagira ikibazo cy'ikintu wanzaniye pe kumva ati ahubwo icyo kintu ni igiko kinteye amatsiko yakiri aho ngaho nyine yagiye kubona yemakuyemo bombo ya senkani arayimuhereza none si Jane aravuga ati nese kuko umwana wanjye atarya bombo iyi bombo yizaniye nde noneho Imara amuga ati oya ningeze nayizaniye umwana wawe mu bintu nigeze mvuga ko nazaniye akantu umwana wawe oya nakantu nakuzaniye aka kabombo nakone nakuzaniye noneho ntuza Nyambara nako Jane aramuga ati none se bombo se wayinzaniye gute kuki mu bintu byose biriho ari bombo wanzaniye noneho Imara avuga ati nyine kuki se mu bintu byose nakuzaniye nyine ari bombo aravuga ati ntuza Imara amuga ati ariko se kuki mu bintu byose ahubwo wibajije mu bintu byose nakoze wenda kugusohokana ibiki byose kuki wibajije kuri bombo ati nyine nawe ari wowe wakwibaza kuri bombo nyine mu bintu byose biriho mu bintu byose bagakwiye kunzanira mu hantu hose twasohokanye wansohokana cyangwa wagira ute nakwibaza impamvu bombo nyine noneho weme nawe aramuga ati yego nyine nanjye nazanye bombo nyine kugira ngo nawe wibaze impamvu ya bombo nyine tu ahita aramuga ati rero wowe sigara ibyo wibaza ubyibaza njye ndagiye bayi turi kumwe naho butaha Imana ikurinde kandi nyine nitaza kukurinda nyine uze kwirwanaho nyine n'ukuri kw'Imana
eme nukuri kw'Imana ariko ibintu ndi kubyibazaho cyane. Noneho Ema aramubwira ati bayi ukomeza ubyibazeho. Eme yaratashye agera mu rugo ahita agenda ahita hobera nyogokuru ahita amubwira ati nyogokuru cyakora uratwika cyakora noneho ubundi ngiye wanantongwe atuzi ko yabomba koko yabombo yakuze umuti uzi ko yayibajeho utibaze ko mu gihe cyose twasohokanye nagendaga nyine tugataha akambwira ngo nakoze kumusohokana nyine nkabona ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho ariko ibaze ko bombo yayibajijeho akavuga ati mu bintu byose biriho ku kibombo ubu nyine kayibazaho ibintu birebire. Nyirakuru ahita amuga ati ubundi wowe turatuntu ndi tuzabure ati ubutaha uzamushakira kandi kantu nkakariye. Noneho Ema ahita avuga ati nyogokuru mbwira kandi kantu rero akandi kantu nzamushakira akandi kantu nzamuha nyine kazamukora ku mutima. Reka rero twumve icyo nyirakuru araza kumubwira, reka twumve uko biraza kurangira. Ese ko Nyambo na mama we na papa we biraza kugenda gute? Ese ibi bya Eme na Jane byo biraza kugenda gute? Ntakunda amatsiko usigaranye azashobotse gukurikirana kandi gace k'ubutaha. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.